my baby site twarakaye please ngabasori sibyo sorry I make you some dinner bashaka kuriya mubebe hagazara ndamubona gute ngiye gushaka ngo uburyo ngo n'uburyo hagati muri quartier zobe ngo ndamubona gute ibintu kabona mwarakundanaga wenda mwagenda no kuri date yabona ndi mukobwa gatavuga nuriya baby kanze ndaje ngiye hano kuri toilet ndakuvugisha dena yo kuri toilet abase why my husband yatinze kubera iki ngiye ndi kwicara ngiye nyine nzi ko mfite umugabo nahaguruka nkase gato bivuze ngo akano karibwa bivuze ngo mwa having a fun biri ne period noneho nyine rero nawe wageze mu rugo wabaye umudamu umutima w'urugo ukiye kuganukira urugo dere umugore nyine hanyuma umugabo ntago barize inshingano z'urugo mu buriri nyine sake nagibika wabyitwara muti reka rero ubwire wa mugabo we aho uri hose my future husband future boyfriend future fiance kankubwire ndakubujije njyewe Grace nzajya ahandi Muraho neza mfrazi Rwanda ikazi wacu muri Hobe Nshuti Garden muri Sanga ni mu rugo iherereye mu Mbogo Gasabo ahari imbibi Nandera aho mwakirwa n'uburiza Green Company Limited tufitiye amajardin meza cyane amatente meza cyane ama big tent hahandi ku munsi twakira amakwabiri kandi bakabona uko ifotoreza heza tubafite sare nziza y'agatangaza yakira abantu guhera ku gihumbi kuzamura kandi wanayikodesha nta kibazo tufite ibyo kurya byiza ibyo kunywa byiza cyane ko dufite igikoni cyiza ndetse cyujuje ubuziranenge dufite ibyicungo by'abana wasohokana n'umuryango wawe kandi nawe musore ushaka gukora proposal ni karibu muri Sanga tubakorera decoration nziza itangaje ikaze muri Hobe Nshuti Garden muri Sanga ni mu rugo mwareba izo nimero ziri kuri screen mukaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri WhatsApp Ndumuranga Tina Ndumuranga byagengira dukunda rwa rukundo mandaruranda nsangiza inkuru yawe nanjye ngubera umuranga Love is not a game. It's fire, it's rain, it's in the frame. In love, in loss, and in between together with me, Tina. You are winner. What is single? What is your shock? Gambero ngende neza. Umuranga Tina ndahari. Niba ugenzwe n'irari, nureba iyi video. Irari ujye muri korodoro, ujye mu kabari nandi wose nta kibazo urarimara. Ariko hano ku Muranga Tina. Amata mu meza, urugo rwiza, umuryango mwiza. Kandi ntego yanjye no kuba ku muryango mwiza. Bakunzi Umuranga Family TV. Mwabonye umukobwa? Ladies and gentlemen, murabona rero nabazaniye umukobwa mwiza usa neza bamwita umunyarwandakazi. Banza guruka ari kubundi bakurebe. Umunyarwandakazi. Hanyuma muraho neza? muraho neza Amakuru ni meza turashima Imana umeze neza umva ni byawe nava ngo turaho tumeze neza cyane watangiye twibwira kugira ngo abantu badukurikiranye hano ku Muranga Family TV ubashe kukumenya okay nuko nari mbivuze haruguru nitwa Grace mbarizwa muri Kicukiro ni mu mujyi wa Kigali nawe murabibona ntago nsa nk'umunyacyaro ndumunya Kigali abanyakigali sundi murangwa n'iki ubundi Abanyakigali turangwa n'umutima mwiza na mahoro ibintu nk'ibyo nyine bya bindi biba biri simple bitagoranye gusa nivuze ko n'ibindi biri hard nyine cyangwa iki tutabizi nabyo tubyibitseho ni kwa kunye Grace ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 23 yego kubera iki wese mu kuzana ku Muranga Family TV Umuranga Family na ahantu hari abantu bakuru bazi nyine gahunda bazi icyo bashaka nabuze se why not ntahagana yego noneho bafite umukobwa mwiza bamwita Tina nawe mana sinzi mba ndeba ama video yawe ku ma YouTube nkabase kuko umukobwa niki cyazamuza nawe gusa ntagomba ko nishimye kwa naho mpuye nawe nanjye nishimiye guhura nawe Mrs Class urakoze cyane ndishimye nago wabyumva nyine nabuze n'amahoro sinzi nimba muri kubibona nanjye kubaza ati uri kwimva gutiri ku Muranga Family TV ariko wishimye cyane ariko hari umuntu usugira icyo azaravuga ngo base se n'Umuranga bitandukanira Umuranga niho ngiye kubanziriza Umuranga bijyana no ku bintu bijyanye n'imico imico haba harimo n'indangagaciro ariko pase muri iki gihe nkunda gukoresha amagambo nanone hari amagambo nkunda kusubiramo iki gihe ngo nihitandirane fuck and forget
hari umubyeyi hano dukurikiye kandi wikundira umuranga ibyo nabyumva uwo mubyeyi rero reka nanone mugarukeho ko buri ababyeyi tububahe koresha iby'imvugo z'iki gihe nibyo biboroheye iby'imvugo z'iki gihe nukuza nyine barahuje bakoze iyo mibonano mpuzabitsina muranyihanganira abana baza kuzareba kino kiganiro ko ndakivuze n'ikinyarwanda cyuzuye mwahuza imibonano mpuzabitsina akakuta hirya byarangiye reka nshaka undi mwana ariko iyo umuntu ufite gahunda afakasinze ku ijambo ngo umuranga family umuranga ni umuco wacu wa kinyarwanda yego ubwo nta nubwo neno family umuranga family ntago yaza no gufakasinga kuvuga ngo ngagiye ngo kujugunya umuntu ngo nuko ngo bakoze sex cyangwa wapi wari tugiye ku bintu byahitanye Lani ubundi wowe agaseke karacyapfunikiye uracyabitse ibanga ry'urugo actually ntago ndisugi n'abazashaka kunyemvita cyangwa kundetinga ndi umufemeri wow umufemeri umwana n'umugisha ese tubwire ubundi abafemeri bakunda kuvuga ngo ni indaya n'abana badashobotse ni ibirara n'iki ese kuko nibyo urebye ntago najajinga abantu kuko character zacu twese ziba zitandukanye utekereza ukwawe ntekereza ukwanjye ukora ukwawe erega buri wese afite umuhamagaro nicyo kinyarwanda umuntu yaciye avuga ngo buri wese acumbagira uko yavunitse ucumbagira kwa mugenzi we ese waba urwaye akaboko ugacumbagira akaguru oya ntabwo byakunda rero buri wese agomba gutekereza uko ashaka ariko wowe ku giti cyawe abenshi ni kanone nongeye nsuze abafemeri barabizi ukuntu dutekereza tuba dutandukanye mu mitekerereze ariko ntago aba ari indaya yego kandi nanone nongeye mbagaruke ntago bakizita indaya indangamirwa excuse such ni indangamirwa okay hanyuma ukivuga ku bintu bijyanye n'indangamirwa n'izo challenge muhura nazo none tubwira umugabo w'inzozi zawe ese umugabo w'inzozi za Grace agomba kuba ameze ate tujye gutangira kuri physical appearance nkunda umutipe imibiri yombi cyangwa igikara ntago ndi wa muntu urejista ku bantu b'inzobe oya ariko nawe urabizi n'umugisha ku nzobe abungu b'inzobe ntago ari beza abungu b'inzobe bafite ikihe kibazo ko iki mutabakunda kamvuye kuri kote yanjye impamvu washije gutyo hano bakunda kunyura abakobwa n'ubundi bavuga ati abahungu b'inzobe wapi ese wenda wowe kuri kote yawe cyangwa se wenda muri rusange ushobora no kubijya muri rusange ni uko iki abahungu b'inzobe abakobwa batakunda ku interested nabo abahungu b'inzobe buriya njyewe kuri kote yanjye hari ukuntu ntago muze nabo cyane abahungu b'inzobe nyine muri rusange ubona biterwa n'iki muri rusange nge amaraso yanjye ubwo ntagahuza n'abantu b'inzobe cyane nyine twakomeza kari akanyuzemo ariko agomba kuba ari imibiri yombi cyangwa igikara yego ari umuhungu uzi gukora uzi gukora ko nanjye ndi umukobwa uzi gukora sinicaye umuntu ndeba ukuntu nabwo sinicaye mukora iki mukivuga ati simwicaye dukora iki njyewe ubundi muri business zo gucuruza imyenda yego nicuruza live online TikTok wavuga TikTok bakazaza kuguteza imbere TikTok Instagram yego ncuruzaho imyenda witwa gute ni Grace niryo zina ntago nshobora kurihindura bari buze kunyura inbox bakwandikira ariko bakwandikira babwiye ngo hasi kuri YouTube ari nimero zati namubanze muvugize muri family cyangwa ku muranga wacu niko kazi nkora bwo urumva nsabwa umutipe ukora nawe duce twacu tudufatanye ufite isuku mindset ikora neza kuko urabona nago nkuze cyane nago nsabwa umuntu tungana mu myaka umuntu wenda unduseho gatoya abana afite mindset nanone iri hejuru kunduta kandi wa muntu uzi icyo ashaka atari wa wundi ngo basigaye babyita ngo afite zagara afite gahunda ese mfite iyihe papasi kuri Grace ni iyi ngiyi Grace nanjye mfite papasi kuri uyu mutipe ni iyihe niyo ko turi kugenda muno minsi turi kugenda buriya mu gihugu cy'u Rwanda turi kwirukanka cyane turi kujya mu iterambere twiruka yego hanyuma ni byonyine mwinzoga ari umusinzi nta kibazo ari ayigendera mu bandi bagore nta kibazo muri ku mufuka adafite amafaranga nta kibazo n'umusore udafite amafaranga arateta nta kibazo
oya buriya yagiye mu bagore utabinyeretse simbibone ibyo ntago mba mbizi umurundi rurimi bavuga ngo binamuoso urwo rurimi rukaba ruruhe aharubanza nashonje ubwo yagiye ahandi simbimenye ni ibintu biri simple ko ntago mba mbizi nyine ntago nzi niba yagiye cyatagiye ko ntago mba nibwirirwa ni nawo umunsi ku munsi hanyuma kunywa inzoga hano hanze twese abantu turabizi bamwe banywa inzoga abandi ntibazinywa ako unyweye inzoga ukamenya save ukamenya gusavinga ukanamenya iyo enjoyment yawe ukamenya kumanaginga buriya management aba ari sawa kandi muri ibyo bintu byawe byose waba ukora ufitemo discipline buriya discipline cyo cyambere kandi ukabuzi no kwiyubaha buriya ariko nta muntu waba udafite discipline atazi no kwiyubaha numva nta kibya bintu nk'ibyo byose hanyuma ukubonanye n'umusore ugeze mu rugo ese undi baryamana n'umusore mutarabana rangoye mwana wacu urareba hano hanze ubwo inkundo kuduhure nyine duhure hari agacarenje imaze igihe mbona akavuga ngo bavuga yakoze amacanje y'amazina y'ababebi benshi ngo wansuye mu rugo ngo wansuye muri ghetto gute nyine aragusuye se nago bagusurira hanze yiwawe aho uba sinzi imbubi wanyu cyangwa ubiwawe nyine aho uba ni birakureba yego nyine ukumva nyine wansuye nyine ari nyine ni irari ry'umubiri yego twese twambaye umubiri sexy yaba kandi ikoresha uko ariko nk'umuntu ufitiyeho intego ndumva atari icyo cyaza kikuzanye ahubwo waza n'ubundi nawe ntago ari intego afite mwavuye no mu murenge nta kibazo twavuye mu murenge buriya ikintu bita umurenge ni ikintu kiba gikomeye umurenge buriya ngo ubukwe buba bwanabaye bukomeye ngo biriya bindi ngo imyenda y'amakanzu y'imyeru buranga bari ifoto niko mbyumva cyangwa kwiyereka n'Imana Imana ni ingenzi nanone mu buzima ako ngo umurenge mu gihugu buratuba twemewe bivuze ngo akantu karibwa bivuze ngo mwahaviga pan biri ne period hano hari abasore rero hari Nziza hari Ben hari Herbert hari Sam abongo bose baragukunda bafite imyaka ingana bafite amamodoka na abakire nyine by the same level bose barajara guteresa kubwira yuko bagukunda wagendera ku cyuhitamo bura umutima ikiza cy'umutima nubwo tutareba ahantu ngo ububitse cyangwa ikibi uri gukora no umutima nakagabo umutima ureba mu magano ukareba ufite za chateau ifite ama billionaire ama ibintu byose kavuga ati Grace do nguri ari mu kiyede mwana wanje kubyumva nguriya yifite iyo modoka imwe ntago ameze nk'aho ufite imodoka eshanu nguriya nyine ikagucuzingira umuntu ukumva uri atake n'uriya nyine uri mu rukundo n'uyu kuko tugiye kwirukanyira imitungo cyangwa ikintu umuntu afite cyangwa ukuntu umuntu asa ntago twazakora iyo umuranga family uwo muranga ntago twakora habwa urukundo nibyo byiza cyane hanyuma ugeze mu rugo usanze umugabo ntago yubahiriza inshingano ze mu buriri ese mwakomezanya cyangwa se watu urugo ukagenda ubwo kubaka urugo ubwo abantu bakora ubwo babyumvishije rero tugira kwihangana gutandukanye abantu benshi hari umuntu bihastoringa akaba yabicamo ariko abo ni bakeya cyane ku ijana yego terwa n'umuntu ukuntu buriya mubanye buriya mu ngo hari njya nkunda kuganira n'abantu banduta cyane bajya bavuga ngo mu ngo haberamo byinshi ukabona ndasohotse Grace ndi gusa neza asa neza ufite amafaranga uri gusa neza ariko ntazi ibiri kubera mu nzu yego
nibyo rero mvuga ati mu ngo haberamo byinshi bitandukanye. noneho nyine rero nawe wageze mu rugo wabaye umudamu umutima w'urugo ukwiye kuganukira urugo dore umugore nyine hanyuma umugabo ntabwo barize inshingano z'urugo mu buriri nyine sake ntabwo ibika wabyitwara muti hari ibivudwa hari n'ibitavudwa. Twivuje bikanga habaho icyo kwadoputinga abana riga nta hanze hari abana babayeho nabi bifuza imiryango nyine bwombo n'iki mumbare ngo nsheze no mvugo z'iki gihe ariko nyine nanjye niko mbyumva maze kunyangana mba mbivuze nawe cyane neza. Twese twambaye umubiri anakwemerera ukajya hanze rwose mu biganiro nk'abantu mukundana bahajya gusa ariko nanone hari igihe utanahagereye ukabyakira ariko kuri kujya hirya no hino subiza urasa ku ntego kurasa wajya gucunya umugabo wawe cyangwa se wakemera mukabana mutubarira mu buriri bitameze neza. Reka rero ubwire wa mugabo we aho uri hose my future husband future boyfriend future fiancé kankubwire ndakubujije biuzi n'ikibazo ufite ahubwo ukaza no kuzanaho indi mico njyewe Grace nzajya ahandi ko nanjye mfite umubiri ndaribwa sibyo kuko abari abantu ubwo bafite umubiri uraribwa umubiri uraryana niko babivuga niko bavuga ngo uraryana ukuntu n'iki buriya sindamenye ibyo byagenze gute kwita nka wowe kurya bimeze bite ese uri kukurya bimeze bite Tina inbox no hano hari umugabo nziza uri kukureba akanya uwo mugabo nziza akeneye kubakereka mite mumaze ngo iki kibazo umugabo wawe akunda sex cyane wenda akashobora nko kubikora mu gihe mwaruse mutakoze ushobora kubikora wenda nk'inshuro 5 ku munsi cyangwa 7 nta kibazo 7 ako kaba kabaye akamashini buri umuntu mubana nyine rezeri buri tujuru cyangwa buri second time nyine twese tugira ubushake umubiri n'ubwawe kwa kuno bwa tugira ubushake twese mu bijyanye na sex life sibyo nimbonye n'uwo mugabo nkuko bivuze akunda sexy uwo n'umuntu uramumanaging ukamuframuta kamwana sheri nago uwo mugongo nawe ubona niko bavuga ngo no mugongo uwo mugongo sinawubona ni ninjoro n'ejo ninjoro n'ibyo kuko buri abantu babona baragushatse kucyumva ko yajya gushaka sex mu bana bakiri bato cyangwa se no mu bandi mugabo wanje as long as wish gwino ndakuhamagaye uremeye yuko nta kibazo ku mugabo wawe nta kibazo kereka baye yari hanze kandi n'uvuye n'umugabo wawe n'umugabo wanjye nyine ese muri ni iki cyatuma uca inyuma nk'umugabo wawe tabwo icyo kintu abakoze cyaba ari ikihe ko cyabigoranye buriya ngo guca inyuma ukabimenya ugasanga ari kumwe n'umugore bari kuguca inyuma bura wa reactinga gute nkamusanga se watumubwiriraho samutegereza mu rugo ni gute wa reacting njyane navuga ngo birimo discipline gusakuza n'ubundi kwa kundi witejeje itangazamakuru witejeje abo baturage baraho taha n'ubundi abari butaha sinzi kuna bari butekereze ako nyine n'ubundi ngo ngigishora ngitungo n'ubundi kirazishitura zikongera zikagira iki zigataha bihangane nicyo kinyarwanda nkoresheje gusa abari butahe ese wowe ahubwo mugabo wanca inyuma nakubonye mpavuye aho ngaho kuri tere nyine byabereye ntacyo nkubwiye ahubwo wowe waza mu rugo umeze gute njya ko ntacyo naba mfite cyo kukubwira kuko hari ibyo nyine wagiye kureba hanze njye ntari mfite araje asigira mu birari ariryamira of course nyine namufata uko nguko nanjye numva ndambiwe ariko ikiburi cyiza nyine kuganira nabyo bari sawa kuganira kwicara kuganiriza umuntu mubana mu nzu aba ari byiza nyuma y'iyo nama tumaje kumva uko dutekereza imitekerereze yacu twembi nkabona ntago bikunda ikiza buriya hari amadivorce hari imiryango itwica zikatugira inama nyine hari ibintu byinshi byunga abantu cyangwa bikabatanya kuko buriya hari n'igihe abantu babana buriya avuga ati mbuze uko ngira naze twibanire ndambigenze gute Frank Family TV arrested
ariko arumva yagukunze yakwishimiye ikibazo mwabana yatwanikira buriya umuntu ubana n'ubwandu bwa sida iyo akurikiranywe neza na muganga uwo babana wundi atabufite babiri ntago biri 100% cyangwa 50 kuri 50 ako ngo 10 cyangwa 20 kuri 50 mamwe abana nawe utakwandura ko urwo ni urukundo aba yakwegereye ikibirega nuko yayikwanduza atakugishije inama akaba yaje akakubwira ati nkuka suppose kuri njyewe Grace nubwo dukundana nge mbana n'ubwandu fata imiti ese wanyihanganira bura muri hano hanze kwakira ibintu bigoye cyane ariko sinjye kubivuga gake nongeye nisubemo cyane ariko umuntu buri kwegera akakubwiza ukuri gerageza uburyo ki umwumve ko gushaka gushamo dukira uri abana runaka yambwiye ko ntabyo afite kumba ari ufite noneho yandi rikara atajya afatira n'imiti ariko wundi ukwegereye buriya nimba ari urukundo kurikira umutima wawe ukurikira ubwonko mu rukundo buriya tugiye dukurikira ubwonko twajye unavuga ati kiriya gicucu gisukuje uriya mukobwa ndagikubita paka nyishe ngaho reba ugiye ukurikira ubwo bwonko ako umutima nyine unavuga ati n'uwanjye uriya husband to keep wife to keep aya tugamba bajya bakoresha ngo nimba ngo za roro ngo ndetse ngo ni za bemo we nimba ari bemo mujya munansobanurira simanzi ibyari byo ngewe ese bigeze ukunda nawe of course ntago byabura Stebex bangahe mfite nka babiri pe babiri uwo mwereka gutandukana batubwira love story yanyu mu ncamake mu masegonda iri hadi rakomeye gusa umuhungu we warambabaje uranenguha undi munsi ntuzongeye kubabaza umwana w'umunyarwandakazi cyewe umutipe akunda abakobwa cyane muri kumwe nubwo mwamuje gukora sexy ari kumva ashaka runaka arumva ashaka kuriya mubebe ahagaze ndamubona gute ngiye gushaka ngo uburyohe ngo n'uburyohe hagati muri quartier zobe ngo ndamubona gute ibintu kabona mwarakundanaga wenda mwagenda no kuri date yabona undi mukobwa agatavuga nuriya baby kanze ndaje ngiye hano kuri toilet ndakuvugisha dena yo kuri toilet abase why my husband yatinze kubera iki ngiye ndi kwicara ngiye nyine nzi ko mfite umugabo nahaguruka nkase gato gasanga rwamikanya hanze okay uriya ni nzabe cyane igikara boyfriend wawe buriya wese ugomba kumufata nk'umugabo wawe ibyo byose tuba tubiteganya abari boyfriend abari fiancé husband okay none se ubwo weho haraka kanya hano umuntu dukurikirana no kumara family TV ufite icyo kibazo boyfriend wiwe iyo bagiye kuri date akabona undi mukobwa atavuta excuse me babe akagenda akajya kwibona n'uwo mukobwa hari umuntu uri muri iyo station akanya we wabihanduringaga gute uriya ikintu cyose uragiceceka kwirukanka cyane ngo ntago ariko kugera iyo ugiye papi birebesha amaso undi murundi nawe akavuga ngo urinumira ukinumira tu ukamureka kuko hari igihe nawe yicara akabaze kuki uriya mukobwa mukora zino bino bintu byose agaceceka akanyihorera akahita bati ngende mu makosa reka noneho nitware kono ese biterwa n'iki ni karande ni ingeso hari nayo ariyo ntego ye abantu nyine bateye bitandukanye yego ese ukonfirma gute yuko umuhungu agukunda byanyabye buriya kwimbwiye ngo urankunda hari ibintu ugenda ubona nyine ukabona ko umuntu akwitayeho cyangwa atakwitayeho ari uwo kukuryarya hanyuma se ko wari umaze kutubwira ngo njyewe umusore twajyana kuri date akareba abandi bakobwa ku ruhande ukaba utubwiye yuko ubanza ukareba ku ngeso no kukuryarya bivuze ngo wari uzi ko umuhungu akuryarya hari igihe umuhungu atagukunda ntago ibyo ngibyo ubibona mbere babikwereka buriya nyuma babikwereka nyuma gute se kandi mwajyanaga kuri date ugabona yatangiye kubyiga nyuma suppose ko nyine nawe turi muri date ngo okay tuvuga uri kubona abakobwa ku ruhande rwawe nasi uko twaje ni kuri buri reacting nyine uri guhindukira kandi uriya mukobwa kafite nyashi kagarasi nta nyashi gafite ni kamaneke
uriya ni inzobe nta nzobe yayisize neza cyane nyine mu mitekerezo y'umuntu aba ari gutekereza byinshi ariko iyo uri kuri date bwa mbere ego uba wumva maze umuhungu ari uwo nguwo nta n'ahandi yajya wahise confirma ego cyane ngira urukundo ngira urukundo cyane ariko nyine ugira urukundo cyane cyane ese undi umwihariko wawe ni uwuhe hano nashyira abakobwa benshi bagiye batandukanye bagifite imyihariko myinshi kandi myiza wowe umwihariko wawe ni uwuhe umwihariko wanjye cyane kubura no nkunda imbere myinshi ntacyo uzatubwira ntabwo ari myinshi cyane umwihariko akenshi ngira buriya ibintu byawe byose mbishyiramo disipurine no kuba ntuje n'umwihariko niziyo kuba utuje njye nakubonye mbona nyine uri humble just ukunda kuvuga nyine ndi humble ariko tugeze ku mwihariko buriya ndi umuntu utuje unafokasinga cyane nyine ho niwe Grace naseka abagabo bakunda ke ubwo urumva uzagenda bite nimba utazi ko zitanga ese kuba umuntu atuje no gutanga keya bihurira hehe okay suppose ko nyine ndi umugabo wawe mvuye mu kazi ndaje no ugiye kwakitinga nkaho nyine ndi umugabo wawe muraho neza madamu mwiriwe mute turashima Imana twiriwe neza twari tugukumbuye upfa urukumbuzizwa rwinshi cyane kiri korakaye unananiwe okay some massage tujye kuri date tujye kureba movie outside cyangwa turayirebera mu rugo kwa mudamu ndagera mu rugo ukambwira mu mamuvu ukambwira muri ibyo bintu byose ubwo ngibyo ni iterambere ry'urugo kinabwenge mu gihe wowe iyo ngiyo n'amafaranga tugiye guspendinga amafaranga kandi menshi ngo mu mamuvi akabadamu mwabaye muto tubwira mu kazi dufite amastress menshi nange mukazana ibyo ngibyo kiruhuka umunsi I have a surprise nda spending my own money nago ndi bukoresha yawe nduhuke uruke nakazugira biga bicaye ahangaha ngo uraje mbonye nari mudu nziza akubijya ngo nyakiriza unganirize urambwiye ngo tujya kurira mu mamuvi kuvana tujya kanara rompera nije kingana gute okay usigaye umbwira nabi kamamagare mama nta kibazo tugiye icyo dupfa n'ubunebwe bwakwirirwa wicaye ahangaha nakazu ufite nago ndi umunebwe baby nago ndi umunebwe muri se nuko nguko bavuga nuko nguko bavuga ako you are my baby site twarakaye please ngaba sorry sibyo sorry I make you some dinner ngabagabo turarya imbwa zikishyura uraseka iki shiri waragajwe n'iki ngende kubona utari no guseka neza ngicyo dupfa wirirwa bicaye hano mu rugo nazarangiza ukambwira ngo baby ngo tujye gusohoka iki shiri nago ndi umukobwa mubi ku buryo ubutambwa ngo nirwa nicaye ahubwo nshingira business nyine yishinge business nkore shinge business se wowe uri muramukora nama wo kugira nasi kwambaye mwende ufuze wafuzwe nande wafuzwe nande uri amutantine se wiri gukora ndamwirukana ahubwo ndamwirukana uri amutantine ndamwirukana shiri basi sorry dakara sibyo baby ugiye no kurira ladies and gentlemen ino reaction yagaragaje urabona yakubera madamu zawe ari mu rugo nakazagira ari mu rugo ubuzima ntago bumeze neza uvuye mu kazi ntago bumeze neza nakunda tuje we kumva ko datuje arumva ko ari muri byo gukoresha massage muri sauna mukajya kureba film akumva ko ari byo bya mbere ese yababaye madamu inzezi zawe se mu gihe uzarakara uba wumva yuko umugore yawe ashobora kwagitinga guri cyangwa kwakira mu rugo okay Grace reka twakiri no kugana ku musonzo ubwo ngo baratubwira barandika no muri comment uburyo reactinze noneho mutugire n'inama ese nimba umugabo atashyarakaye umugore abagomba kureactinga gute mu rugo abagomba kubyitwana mu gute mu rugo Grace gira ikintu mabwira tugana ku musozo hari umuntu wagushimye wabonye madamu w'inzozi ze gira ikintu mubwire umundi dusoze wa mugabo wanje we ngo muri iki kibazo gavuga ngo umva boro okay muranyagare wiza warakaye sheri kuko mitandira ndarira emotionally kuki wabase umugore w'umunyantege nkeya hago ndi umunyantege nkeya ndakomera ngahandoringa sinahaguruka ngo ndwanye umugabo wanje ni kibazo gikomeye ngomba imbere y'umugabo wanje ngomba kuba umunyantege nke dufite business turakora twese turinjiza kora account zacu ariko mu rugo guca bugufi nukurira guca bugufi
ngomba guca bugufi ku mugabo wanjye kuko aba yitwa umugabo ukisekeshwa ukigendeshwa gutya ati ukigwisha ndumutesi ndi imbere ya daddy excuse daddy ngomba guteta sibyo ariko nitugera muri business tube calm tube focus on our future ariko on romantic sweetheart mungu wangu sheri ngomba guteta umahoro zareteshe do sheri nago ndi kanini cyane ndi gato ndi kamaneke gerageza unterure umoze bubebe nyine no kujyana abana mu cyumba ukamoza ukanyine ariko nitujya hanze nato turi outside mu byo guhiga amafaranga turi focus on our mindset nyine turi guhiga amafaranga turi guhiga za abana bacu cyangwa hacu ako nyine tugomba no kugira akanya kurukundo ukora urukundo twibebeze tunakine sheri ari aba nama content na mje mitaba star ngo bamiya amango ngo sheri ngo mbwira ngo kanu keza ngo ndumva ngo mpaboye mu mutima wanje sheri why not utakambwira nangi sheri nanyishe sheri murakoze cyane okay reka dushimire Grace mwakoze cyane nizere ko hano ku Muranga Family TV Imana igwereza umugabo w'inzozi zawe wifuza hano bagukunze kandi wenda ari na tudefa yakubonyeho akabona ashobora kudandoninga buri umusore ashobora kwiremera umukobwa ashaka yego mwakoze cyane ladies and gentlemen bakunze Muranga Family TV turabakunda cyane turabishimira niba washimye Grace aho hasari nimero wamamagara hasari link nabwo akanda kuri link ukaza muri group WhatsApp abantu badakunda kuza kuri kamera namwe turabafasha nawe niba ushobora kurugamira igende neza ndagufasha nta kibazo amahitamo meza urugo rwiza mukomeze kugira ibihe byiza turabakunda